ntawe utari kurira. Niba abantu bari kwiga bakabona lisansi nta kazi, umuntu wicaye w'umushomeri udafite ubuzima ntakunda atararira. Abahinzi bari kurira, barahinga. Kera abantu barahingaga imyaka ikera itagombereye imiti, none tugeze mu rwego ari ibirayi ni imiti, imyanya byose n'ibigori n'isina ziri kurwara. Igihugu kirarira kurira. Imana yansuye imbwira yuko n'inka mu biraro ziri kurira kuko zitakirisha ubwatsi zabonaga nk'uko zarishaga kera. Ubu nta kitarira. Nyanumva abakobwa bari kurira ngo babuze abagabo, abasore bari kwiyahura bashaka abakecuru, wenda avuga ati musange mu kazi afite kubera ko nta bushobozi bwo kubaka. Ubu ntawe utababaye, buri wese. Imana yambwiye ngo biracyaza, yewe n'ubushita buraza, n'ibishyute biraza, za mugiga zigiye kuza, biracyaza. Ibingibi muri guhana amacesi ku maboko, ubushita buraje ku maboko, ndebe uko musuhuzanya. Yemwe isi icitse intege, isi itaracika intege. Mwigeze mubona ihene zitingana? Murabona intama iri kwegera y'isekurume yegera iyindi ntama y'isekurume? Niba inyamaswa zikicyubahiriza iby'Imana yaremye, zikagendera muri kondisiyo y'Imana, abantu tukaba turushwa gukiranuka n'inyamaswa, ni gute isi itaracika intege akaga kakaza mu isi? Umukobwa agasama inda akayikuramo, umwana akajugunya muri wese. Umugore n'umugabo basama bakayikuramo, bagatsindagira muri tuwarete ngo basamye batabishaka. Dogiteri akabashyigikira akabahereza imiti, ngo ni amafaranga uduhumbi tungahe tugatuma ajya kwishyiraho amaraso y'abazirane. Isi icitse intege. Niba tugeze ku rwego ababishopu, abashumba bari guta abagore bashatse bagasambanira mu mabiro ku baje babasanga, ni gute isi itaracika intege? Uretse ko abo si abashumba ni amabandi, wenda ni ukuri muzanyange n'ubundi ntimwankundaga, ariko ndababwiza uko ayo ni amabandi, ni amasarigoma. Muraho yemwe, ngiye kubaganiriza ijambo ry'Imana umwuka w'Imana yampaye kubagezaho abatuye isi. Ariko ndabanza mbere kwa ahangaha muri Yesaya igice cya 24 umurongo wa 4 kugeza kwa 6, hari ijambo rivuga ngo igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge. Isi icitse intege ibaye umuhonge, abanyakiro b'isi bacitse intege, kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo, kuko bishe amategeko bagahindura ibyategetswe, bakica isezerano ridakuka. Nicyo gitumye umuvumo utsemba isi n'abayibamo, bagatsindwa n'urubanza. Nicyo gitumye abaturage b'isi batwikwa, hagasigara bake. Amen. Ijambo riravuze ngo igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge. Iri ni ijambo Imana yampaye ngo ndiganiriza abantu, kandi koko igihugu kiri kurira, ntawe utari kurira. Niba abantu bari kwiga bakabona lisansi nta kazi, umuntu wicaye w'umushomeri udafite ubuzima ntakunda atararira. Abahinzi bari kurira, barahinga. Kera abantu barahingaga imyaka ikera itagombereye imiti, none tugeze mu rwego ari ibirayi ni imiti, imyanya byose n'ibigori n'isina ziri kurwara. Igihugu kirarira, ibintu byose biri kurira. Imana yansuye imbwira yuko n'inka mu biraro ziri kurira kuko zitakirisha ubwatsi zabonaga nk'uko zarishaga kera. Ubu nta kitarira. Nyanumva abakobwa bari kurira ngo babuze abagabo, abasore bari kwiyahura bashaka abakecuru, wenda avuga ati musange mu kazi afite kubera ko nta bushobozi bwo kubaka. Ubu ntawe utababaye, buri wese ari kurira mu rwe ruhande. Mbona n'abacuruzi b'abakira bahangayitse, abakomeye amadeni, amakredi ya banke, buri wese ari kurira mu rwe ruhande. Ngo igihugu kirarira kibaye umuhonge, kirahonze. Isi icitse intege ibaye umuhonge. Ese niki gitumye isi icika intege? Nibyo tugiye kurebera hamwe. Ikabihonze ngo abanyakiro b'isi barashobewe, birabacanze. Icyambere Imana irabisobanuye muri iri jambo, iravuze ngo isi yahumanijwe, isi ihumanijwe n'abaturage bayo. Igitumye igihugu kirira, isi gacika intege, isi ihumanijwe n'abaturage bayo. Bene data, nitwe twizaniye akaga mu isi.
nta n'undi, nitwe tuzanye ibyago n'amakuba. Ibi birwara muri kureba, iki cyorezo kiri kuza ngo ni coronavirus, kiri kuza kigahagarika indege mu birere, si cyo cyonyine. Imana yambwiye ngo biracyaza, yewe n'ubushita buraza, n'ibishyuta biraza, za mugiga zigiye kuza, biracyaza. Ibingibi muri guhana amacesi ku maboko, ubushita buraje ku maboko, ndebe uko musuhuzanya. Yemwe isi icitse intege, ibaye umuhonge. Imana yarambwiye ngo ubwo ngo iyo mwita indwara amazina, ngo impamvu muri kwita indwara amazina muracyaziharaye, ngo hazaza izindi agiye kuza ibyorezo inyuma, ku buryo muzabura amazina, umuntu akajya avuga ngo hadutse icyorezo kiri kwica gutya na gutya, ariko nta zina gifite. Kubera iki? Niba twari tugeze ku rwego rwo kubona ku ma YouTube, aya ma social media natwe turi gukoreraho, ukareba ukajya kubona ukabona umugabo bamusezeranije n'imbwa. Isi yahumanijwe n'abaturage bayo, ukumva abagabo basezeranye ubutinganyi. Icyaha cyarimbuje Sodomu na Gomora kera mu itangiro, kikamanura ibishyindu by'umuriro bene data, bikaba biri ahantu hose babishyigikiye ndetse babyemera ko ubutinganyi bubaho. Ni gute isi itaracika intege? Mwigeze mubona ihene zitingana? Murabona intama iri kwegera y'isekurume yegera iyindi ntama y'isekurume? Niba inyamaswa zikicyubahiriza iby'Imana yaremye, zikagendera muri kondisiyo y'Imana, abantu tukaba turushwa gukiranuka n'inyamaswa, ni gute isi itaracika intege? Akaga kakaza mu isi, umukobwa agasama inda akayikuramo, umwana akazijugunya muri wese, umugore n'umugabo basama bakayikuramo, bagatsindagira muri tuwarete ngo basamye batabishaka. Dogiteri akabashyigikira akabahereza imiti, ngo ni amafaranga uduhumbi tungahe tugatuma ajya kwishyiraho amaraso y'abazirane. Isi icitse intege. Harya ubwo butaka buri kumenwaho ayo maraso, ayo mapurigasi ari kujanyagizwa ku butaka, harya ubwo butaka burongera kwera gute? Buragaragaza umwero wabwo gute? Isi icitse intege, ibaye umuhonge. Niba tugeze ku rwego ababishopu, abashumba bari guta abagore bashatse bagasambanira mu mabiro ku baje babasanga, ni gute isi itaracika intege? Uretse ko abo si abashumba ni amabandi, wenda ni ukuri muzanyange n'ubundi ntimwankundaga, ariko ndababwiza ukwayo ni amabandi, ni amasarigoma. Nta mushumba muzima, umuntu uyoboye itorero uhangara agasambanya umugore w'undi mugabo. Ni gute isi itaracika intege, ahubwo bakirukanga ku mafaranga? Ibaye umuhonge, irahonze. Ukiga bikugoye, amanota uri kuyasengera, ejo Imana ikaguha akazi keza. Byaba na ngombwa yareba kunasenga ikavuga ati nimushyira no mu bucamanza, azakiranura abanyantege nke, azita ku mfubyi, ntabwo azazirenganya, azamenya abapfakazi, azamenya indushyi, ugatangira ukakira ruswa. Ni gute isi itaracika intege? Byibuze urakabikora uri umupaka n'umuntu wamenye Imana, aho usengera hose n'ibindeba, kuko ku munsi w'urubanza ntabwo Imana izakoza idini wasengeragamo. Isi icitse intege, ibaye umuhonge. Abanyacyuro b'isi barashobewe, birabacanze. Barakora iki ku byaha biri gutumuka? Ubusambanyi, jya kumva ngo iyo za Amerika n'ahandi, hano iwacu i Rwanda iterambere ryarajeho abagore uko n'abagenda bambaye ubusa banitse amatako, ku buryo umuntu ajya kwicara kuri moto na suvetoma yambaye bakayibona ari umubyeyi. Hahandi ubona umukecuru hano muri uyu mujyi njya mbona byinshi, yambaye urukweto, akajipo kamini hejuru y'amavi, imitsi yibohaboshye mu ntege wagira ngo ni insinga z'amashanyarazi. Ari umukecuru ushaje adashobora kwiyubaha ngo amenye ko afite abuzukuru. Ni gute ayo mahano abantu bari gukora? Isi itaracika intege, ibaye umuhonge. Igihugu kirarira koko, usanga umugore n'umugabo baradevorushije, ari umugabo akaba aragiye, abana bakajya gutabwa kwa nyirakuru cyangwa se abana bakomongana bafite se na nyina, byitwa ngo barasezeranye mu nsengero za Gikristo. Isi icitse intege, ibaye umuhonge. Abanyacyuro b'isi barashobewe, birabacanze. None ni gute bitarabashobera mu gihe bashyigikira ibyaha nk'ibyo by'ubutinganyi bikabaho, bigashyigikirwa ndetse ababikora bagaterwa inkunga?
ni gute isi itaracika intege akaga kakabamanukira? Ni ijambo Imana yampaye kubwira abatuye isi. Ni gute isi itaracika intege dutunze amabandi y'abahanuzi? Agahamagara umuntu akamuhamagara yamubonye kuri aya mashusho media, akamuhamagara akamubwira ati sengera, akamubwira ngo urabanza utange igitambo ngo cy'igihumbi cy'amadolari. Namwe bene data, ndabwira abantu batuye isi, umuhanuzi naguca amafaranga ngo agusengere, wajya kumwatura ngo banze umuha amafaranga, uzamenye ko wari umujura, uwo si umukozi w'Imana. Impano y'Imana ntabwo igurishwa, ntabwo igurishwa. Yesu yaravuze ngo mwahawe ku buntu mutange ku bundi. Cyakoze nshobora kwanga kugusengera kuko umwuka w'Imana utari kubinyemerera ko ngusengera, kuko ari n'abantu babaye akahebwe, babaye nk'amabuye y'intaza, amabuye aba mu mazi ahora atembaho amazi adashobora guhinduka, afatwa n'urubobi. Nubwo aba mu mazi ntashobora gusanga ayo mabuye akeye, ahubwo afatwa n'urubobi ugasanga yuzuye umwanda kandi ahora mu mazi. Hari imitima ya benshi yabaye nk'intaza, abantu bahora mu byaha bitwaje ngo bazatura, ngo Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi. Ninde wagushutse ko Imana iri ku ntebe y'imbabazi? Yayicaye uri kureba. Ibyo bituma ugotomera ibyaha nk'unywa amazi. Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi koko? Bene data, amahirwe aza rimwe, agakiza akabantu bavuga byuzirikana ko kameze nk'iki. Sindabona abahanga basudira amagi. Nawe rero hari icyagucika ntikizagaruke. Twikomereze. Isi icitse intege ibaye umuhonge. Abanyakiro b'isi barashobewe, ngo isi ihumanijwe n'abaturage bayo. Cyambere bisha amategeko. Hari amategeko yishwe. Bene data, hari amategeko. None niba umuntu bamuhereza inshingano z'ubupasiteri, Imana itarigeze imwimika, akajya ngo agiye kuyobora umukumbu, umuntu agashinga idini hari yuko yiboneye, akiha gushyiraho amabwiriza adahuje n'ijambo ry'Imana, aho si ukwica amategeko? Niba umuntu yiha gusezeranya umugore utandukanye n'umugabo, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo Imana yifatanyirije muntu ntakagitandukanye, wowe ukabirengaho kandi witwa ngo uri umupasiteri, ngo uri umushumba, ugasezeranya umuntu wigeze urugo, nturi kwica amategeko, ugahindura ibyategetswe. Hari ibintu byategetswe bene data, ntabwo ari ugupfa kwinjira mu bintu by'Imana gutyo gusa. Twikomereze. Bisha amategeko bahindura. Niba twe tugeze ku rwego bavuga ngo bantu basezeranya abahuje ibitsina ubutinganyi, kandi kera bitarabagaho, uko si uguhindura ibyategetswe, si ugukora mu jisho ry'Imana. Niba umukobwa ari kwiyemeza kuba indaya akageraho asambane n'imbwa cyangwa umugore, uwo si ahinduye ibyategetswe. Bene data, isi ihumanijwe n'abaturage bayo kuko bisha amategeko. Biteye isoni n'agahinda kuba barokora mbere twarabizerwa abakristo, umuntu bakamushyira kuri kese ya banke bavuga ati ubwo ari umurokore ntashobora kurya n'igiceri cy'atanu. Ariko iyi minsi ya none ntihagikora ijambo ngo nuko yabatijwe, ni umukirisitu nashaka yabatijwe kwa padiri, ubu ntawe ukugirira icyizere, keretse abantu bakuzi bavuga ati dusanzwe tuzi ko ari inyangamugayo, ariko ubu nta cyizere kikibaho ku cyitwa umuntu. Isi icitse intege ibaye umuhonge. Abanyakiro b'isi barashobewe, birabacanze, simanijwe n'abaturage bayo kuko bisha amategeko bagahindura ibyategetswe. Nicyo gitumye umuvumo utsembye isi. Marayika w'Imana aratambutse, arazengurutse. Bene data, umuvumo utsembye isi. Ndi kureka akantu k'umuvumo utsembye isi. Imana ubwayo yanyibwiriye ko natwe hano iwacu irwandije kudusura, yampaye ijambo ryo muri Zaburi ya 50:3 havuga ngo Imana yacu izaza ye guceceka. Zaburi ya 50, kandi some mutagira ngo wenda mbabwira ibyanditswe. Imana impereza ubutumwa bujyanye na Bibiliya, ntagiye impereza ubutumwa butari muri Bibiliya. Imana yacu izaza ye guceceka, ntago izakomeza icecetse, iraje. Yarambwiye ngo abantu bagiye bakora ibiganiro ku maradiyo, Uwiteka yarabyumvise bibaza ngo mbese Imana iriho. Imana irambwiye ngo haba abakirisitu n'abapagani murayibonye, iraje. Zaburi ya 50:3 baravuga ngo Imana yacu izaza yo guceceka, imbere yayo umuriro uzakongora,
umuyaga w'ishuheri uzayigota. amena. yemwe bantu b'Imana, by'umwihariko ngabwira abakristo turi kumwe muri iki gihugu, Uwiteka araje, muramubonye, abatamuzi muhumure, Imana irabiyeretse, ngababwira ngo Imana murayibonye. ije ikenyeye umuriro, yiteye umuyaga, mwitegure kwakira umushyitsi muhire. ndetse ikambwira ngo isi akaga karaje, isi ihumanijwe n'abaturage bayo. bene data, irambwira ngo hagiye gutera inzara, inzara ikomeye itarigeze iboneka mu Rwanda. irambwira ngo iyi nzara, ngo umuntu azajya yayura kongera guhuza inzara ndi bikunde, arinda apfa ashize mu mwuka. muraho yemwe, muraho yemwe abajyama n'abaniga, abirirwa baterura ibyuma ngo muri gushaka ibizigira. ngaho nimwongere mu biterure, Imana iraje. aho gushaka ubwami bw'Imana, yemwe abakina n'ibyaha by'ubusambanyi, abagore n'abakobwa mutanga za avanse, abubakiye ingo ku byaha by'ubusambanyi, Imana iraje iciye mu ngo zanyu, ije kureba ko ibyo bari kurega i Sodomo n'i Gomora ari ukuri. ngaho ibi bya masaje abakirisitu bari basigaye bajyayo bakagukandagura hose, ngo urananiwe, n'amatwi hose bagakanda, n'amabere wambaye ubusa abagabo bagukandakanda, ariko umurengwa ni mubi. ye baba uri bishop ngo ugiye muri masaje, bakandagura ntibagire n'aho basiga n'amabuno bagakanda. yewe Imana yacu izaza, ye guceceka. ngaho abapasitori abashumba bari kwidumbagura mu bizinga ngo ni pisine. koko jya mu mazi n'agakabutura, uri umubyeyi ngo mayodobe, ukajya hariya ahantu n'indaya n'abajyama bose muri kumwe, uri umukozi w'Imana ngo ugiye kwidumbagura, ngo ugiye ku Gisenyi, umugore akarara ataryamye, akabuza umugabo amahoro ngo agiye ku mucanga wo ku Gisenyi. ariko mbagira inama bene data, kugira ngo umucanga wa Gisenyi ukubuze ijuru, koko ufashe imodoka cyangwa se ugafuta udufuko tungaye tw'umucanga ukatumena mu mbuga y'iwawe, ijoro ryajya rigera ukajya kwivurugutamo, utiriwe ujya hariya ahantu, ntibyaguha amahoro. si umucanga uri gushaka, umucanga urinda wagusenyera wa mugore we. mwa bagabo mwe muraho neza, Imana yacu izaza ye guceceka, ije ikenyeye umuriro, yiteye umuyaga, mwitegure guhoberana n'umushyitsi. isi icitse intege ibaye umuhonga, abanyacyura b'isi barashobewe, isi ihumanijwe n'abaturage bayo, ko bishe amategeko bagahindura ibyategetswe, bishe amategeko. abapasiteri bata inshingano zo kuyobora umukumbi, kuzana abantu kuri Kristo, bishe amategeko. abashumba bishe amategeko, baragira amafaranga yo kuragira intama z'Uwiteka. bashumba abapasiteri, Imana ije kubaranwa namwe, ije kubaranwa. ese murayimurikira umukumbi mwaragijwe, murayimurikira amafaranga mwaturishije, mugiye kumurikira Imana iki? byararangiye nitabye Imana. nitwa Riziki Chantal, nta bwoba, muraho yemwe, byararangiye, ntawe ndi gusaba umunyu, byararangiye rwose. ubifata uko ubyumva, nuko ngo bahindura ibyategetswe. niba inyigisho zose, ibibwiriza, ibiterane byose ari amafaranga, ko ni uguhindura ibyategetswe. Yesu yaravuze ngo mugende mu mahanga yose, muhindure abantu kuba abigishwa banjye, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose. ni Yesu Kristo wabivuze, umwana w'Imana. ntabwo yavuze ngo mugende mujye gusaba amafaranga. bene data, nshuti z'umusaraba, amafaranga abonetse ni byiza, atabonetse kandi dukomeje inzira ijya mu ijuru. numvishe Petero asaba icya 10 kangahe, wabanye na Yesu. Yohani wabatijwe wahamagaraga abantu, ijwi ry'urangura mu butayu, yasabye icya 10 kangahe. Eliya yasabye amafaranga kangahe. bene data, nshuti z'umusaraba, amafaranga nayavugaho wenda ndabizi ko birakaza benshi, ariko nimushake murakare nta kibazo. mwibuke ko amafaranga ariyo yatumye Yuda abura ubwami bw'Imana. Yuda abura ubugingo mu ntumwa za Kristo hejuru y'ago mafaranga. mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. nuko ahangaha haravuga ngo
abanyacyubahiro b'isi barashobewe, isi ihumanijwe n'abaturage bayo kuko bishe amategeko bagahindura ibyategetswe, ngo nicyo gitumye umuvumo utsemba isi n'abayibamo. Umuvumo utsembye isi n'abayibamo, abaturage b'isi bagatsindwa n'urubanza. Abenshi nta jambo mufite ryo kwireguza. Mwibuke ibyaha bamwe mwakoze muri abaririmbyi, inzangano ni zose n'ubusambanyi mu badiyakoni, mubyibuke amarozi mu itorero. Niyo mpamvu urubanza rutsinze abantu. Mwibuke abanyabugugu, mutigeze mufasha abababaye, imfubyi mukazirengagiza abana bakangara. Yemwe we, abantu batsinzwe n'urubanza, mutsinzwe n'urubanza. Mwibuke abisha amakwe y'abandi, ni ukuri mutsinzwe n'urubanza. Nicyo gitumye bamwe batwikwa hagasigara bake. Niba ari ikintu mwibuke mu Itangiriro 10 igice cya 6 umurongo wa 6 ngo ni uko Uwiteka yicuza icyatumye arema abantu. Bene data, turi mu gihe Imana iri kureba icyitwa umwana w'umuntu. Yareba abana b'abasore abenshi bigize abajyama, nuko kandi ari abakristo, usanga yateretse ubwanwa ngaruhaya, gutyo ngaho rambarira pantaro ihepfo y'ikibuno, ingoma pocket, abandi ni mu macupa. Yemwe we, nuko nicyo gitumye bamwe batwika. Abakobwa turi kwambara ubusa, benshi turi kwiyandarika. Nicyo gitumye bamwe batwikwa hagasigara bake. Ngaho abarokore benshi bari kudefiriza, reka data ngo bazongera bakizwe. Yewe uzi igihe umaze. Bamwe bari kunywa za primusi, bamwe bari kunywa yewe amakanyanga, inzoga zikomeye ngo bazongera bihane. Ndababwiza ukuri, uzi igihe umaze, ariko ntuzi iminsi usigaje ku isi. Icyakubera cyiza waba uri muri Amerika ukaba waragezeyo ukihindura ukundi kuntu, ugashyiraho amadrede ngo uri rastamene. Ye baba we, uri umuntu w'umugabo ukagera ugata umugore wawe n'abana ukabihakana, ngo urabizi ko Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi. Wageze iyo ngiyo mu Burayi wigira ukundi kuntu. Bene data, isi icitse intege, yisha amategeko. Abenshi mdereka data, Imana mwayikuye mu rusengero. Isengero ngiyo zo mu mahanga i Burayi zabaye z'abakanishi, ziri gukorerwamo ibintu bidasanzwe, zarakinzwe. Hari gukorerwamo ibigirwamana za Buda, hariya za Amerika, ibindi hose nano muri Afurika. Ngaho bamwe bari kuramya, bari kwinjira muri eliminata, abakozi ba Satani, ibigirwamana byose. Nk'aka kantu bari kuvuga ngo microchip bagiye gushyira mu bantu ngo akababera urukingo. Ndabarahiye Uwiteka, mugiye kubona ukuntu abantu bapfa kandi byitwa ngo barakingiwe. Dore intumbi nyinshi ku misozi, dore intumbi nyinshi. Uwiteka niko ari kumbwira. Ni ukuri Imana ya Isiraheli iri kumbwira ngo intumbi nyinshi. Bantu muri kuva nabo bashyiramo icyo kimenyetso, ni kare babuze ibyorezo, ni kare babuze inkota y'Uwiteka, umurimo uzaranga banyuremo. Nuko umwami wanjye ari kumbwira ngo mbabwire ngo nicyo gitumye bamwe batwikwa hagasigara bake. Shaka ubwami bw'Imana bigishoboka, mushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa, ni mu mwambaza akiri bugufi. Ngabwira abantu bose basengaga babitaye, igisaha basinziriye, ngo ni ukuri urubanza ko rukujeho urabigenza ute? Batsinzwe n'urubanza, niko ijambo ryavuze. Wa mugore we usuzugura umugabo uko wiboneye, yewe izirikana ko uzabazwa ubugingo bwe udakora inshingano zigusabwa mu rugo, ahubwo ukaba nk'isi ukaba wo gusahura urugo uteganyiriza ngo ejo hazaza ushobora no gushaka abandi bagabo, uje kubazwa ubugingo bw'uwo mugabo. Yemwe abari gucana inyuma, Imana inyuze mu ngo zanyu kandi mari kacanye inkota. Abagabo bari guca inyuma y'abagore, abagore mu gace inyuma. Yemwe bakobwa mwabaye ibirara muri kugusha abasore, mwabamarishije inkota y'ubusambanyi mubabeshya ngo muje kubasora kandi mwitwa ngo mwamenye Yesu Kristo. Abo bose uburakari bugurumana bw'Uwiteka burabamanukiye. Ntukuri ndabwira n'abantu basambanya abana bato kimwe n'abasambanya amatungo. Umuntu agasanga yahangaye inka, ihene, inkoko. Narabibabwiye ko Imana yabintumye ikibungo mu iteraniro hakabonekamo abantu 7. Imana yabimbwiriye mu nzozi, mbona abagabo 2 n'abasore 2. Bamwe babwira ati Imana imbabare nasambanye n'inkoko. Ntibiteye isoni umuntu w'umusore ubenguka inkoko, nikiba cyagushituye inzara, umunwa, ujya kubenguka inkoko ari iki cyaguhagurukisha koko? Uretse shitani y'umukara, isi humanijwe n'abaturage bayo.
reka dusenge bene data nshuti z'umusaraba. Umuntu wese wari uzi ko yasengaga akaba yarabiretse, ukaba utunzwe no kwirirwa uhamagara abakozi b'Imana ngo nibagusengere, menya yuko watangiye kuva mu byizego ugeze kure. Tangira wige guhura n'Imana, kuko umwenda warahera watabutsemo kabiri. Ngo buri wese yigerereyo, mwige kwambara imbaraga musenge, kuko iminsi atari myiza. Buri wese yigerereyo. Murakoze, reka dusenge. Urera kandi urakiranuka, uri Imana nyamana itagira ikizinga n'umunganyari. Uri Imana ihindirwa umushyitsi, uraranywa uko bukeye uko bwije. Hano kuri iyi si uretse ko mu ijuru nta kwira kubayo, hahora umucyo, hahora hakeye, kuko hamurikiwe n'umucyo w'uwera. Ndagucira bugufi mwami w'abami, ndakwinginze ngo ukize ubugingo bwa benshi burimbukiye mu isi y'ibyaha, burimbukiye mu mwijima, burimbukiye mu kaga n'amakuba. Uwiteka we, ndakwinginze ngo utabara abantu benshi barimbutse, ugira icyo ukora, kuko uri Imana ishobora byose. Urakoze nyakubahwa, urakoze gitare cyanjye, ko hari icyo ugiye gukora ku bantu benshi bari barimbutse. Iri jambo hari abo rigiye gutabara. Urakoze abarwayi ubakize, cyane cyane ukize imitima, ariko n'inyuma ku mubiri abababaye ubakize, kuko uri Imana ibishoboye. Kubw'umutima w'imbabazi urengera abanyamubabaro, abagiye kubyara ubatabare, no mu nzu z'imbohe mwami Imana bubaha izina ryawe. Ugira icyo ukora bemeye kwihana, ugira icyo ukora kuri bo mwami. Ingo ziri gusenyuka, ugira icyo ukora. Ndagushimiye ko utabaye abantu benshi mwami Imana, kubwira ijwi ry'urangurura mu butayu. Uwiteka ko ari icyo ugiye gukora. Ndagushimiye ko byumvishije, mbisabye data wera wo mu ijuru, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.